tukaja kubura tukajagiza akabiri cyaturya mukabura icyo murya. Yitwa Diane, ni umwana w'umukobwa w'imyaka 14, ntazi gusoma ndetse no kwandika. Yari afite inzozi zo kuzaba umuganga, ariko ubwo se yagiraga ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe mama we akajya kumurwaza. Diane yahise ahagarika ishuri, yarageze umwaka wa 2 w'amashuri abanza. Kuva ubwo yatangiye ubuzima bugoranye bwo gushakisha ibiraka no gukora imirimo ivunanye kugira ngo abashe gutunga barumuna be. Kuri ubu ngubu aba yumva yakiga gusoma ndetse no kwandika, ariko akiga umwuga w'ubudozi. Muri uko gushakisha imibereho y'umwana w'umukobwa yakoze imirimo ivunanye, hari naho yajyaga ahohoterwa agakubitwa. Uramutse ubonye ubu ngubu none ubayeho mu buhe buzima, bimeze bite ubu ngubu mubayeho gutewe na mama wawe n'abo muvukana? ubu ngubu n'umuntu wadusanze mu shamba, turyamaga mu shamba maze atugirire n'impundu Imana yatwoherereje maze atugirire imbabazi aje kudukondeshereza. Biza gutuma uva mu ishuri. Ihangane, umushaka kubona iki kiganiro akaba yagufasha guhindura ubuzima bwawe, kandi amateka ashobora guhinduka ndetse n'ubuzima bwawe, sibyo? Ngaho tubwire rero. Reka nsuhuze mwese abakurikiye Narabibonye TV, nkomeje kubashimira uburyo mwese mudukurikira kandi mwitanga, mugakora like ndetse mugakora na comment. Muri iyi minsi hari gahunda twiyemeje yo gukorera abana ubuvugizi bagasubira mu ishuri. Uyu rero mubona ni umwana w'umukobwa uri imbere yanyu. Nyuma kumenya amateka ye, nashatse kugira ngo nzaganire nawe, ufatanya kari umwana ufatanya n'ababyeyi gushaka ubuzima bwa buri munsi. Uraho? Ego. Urakomeye? Witwa nde? Uwayisaba Diane. Uwayisaba Diane. Uwayisaba Diane, ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 14. Utubwire kubera icyo wavuye mu ishuri. Najaga ku ishuri ngasanga mama yatetse igisura, navayo tukarya igisura gusa, twamira kurya igisura tukaryama, twaba twakibuze nabwo tukaryama. Najaga ku ishuri mfite ikayi rimwe, ndamwenda ngira, ndanamakaye n'ikaramu ngira, maze nuko tukaja ngomeza kwihanganira ubuzima, ngomeza kuja ku ishuri, maze nuko mbonye ubuzima ndabushobora. Ishuri ndivamo mfatanya na mama gushaka ibyo kurya, tukaja mu shamba gutaragura ingwi, badufatira amato bakadukubita, barangiza kudukubita maze tugataha. Twarangiza gutaha ingwi twatahije bakazitwara, tukaja kubura tukajagiza akabiri cyaturya. Mukabura icyo murya. Biza gutuma uva mu ishuri. Ihangane, umushaka kubona iki kiganiro akaba yagufasha guhindura ubuzima bwawe, kandi amateka ashobora guhinduka ndetse n'ubuzima bwawe, sibyo? Ngaho tubwire rero, uramutse ubonye ubu ngubu none ubayeho mu buhe buzima, bimeze bite ubu ngubu mubayeho gutewe na mama wawe n'abo muvukana? ubu ngubu n'umuntu wadusanze mu shamba, turyamaga mu shamba maze atugirire n'impundu Imana yatwoherereje maze atugirire imbabazi aje kudukondeshereza. Ajya kubakodeshereza. Muba mu nzu imeze gute, ingana gute? Ni inzu y'icyumba kimwe. Ni inzu y'icyumba kimwe. Muri bangahe? Turi abana bane. Hanyuma rero murya gute? Ko mu bitari basigaye babakubita mutagishobora gushaka inkwi zo mu bitari murya gute? Dushakaga igisura twakibura tukaburara. Mushaka igisura mwakibura mukaburara. None se nta bandi bantu wenda bajya aho musengera, nko mu rusengero? Nta rusengero mugira? Turarufite. Musengera gane? Muri ADP. Ntabwo si bigeze bafasha ku rusengero ngo wenda bagufashe no gusubira mu ishuri? Ati bambashije icyo badufashaga, iyo twagiyeyo ari ngo umudayikoni duhaga ibyo kurya. Hari igihe wahaye ibyo kurya rimwe na rimwe. Birumvikana ntabwo mujya mu gitari. None se ufite imyaka 14, waviriyemo mu wa 2, ntabwo uzi gusoma, nta nubwo uzi no kwandika, birashoboka ko wasubira mu ishuri? Mbonye umfasha narisubiramo. Ubonye ugufasha warisubiramo. Ubundi kera wumvaga uzaba iki gitangira ishuri? Numvaga nsinze ko nakwiga imashini. Imashini bwoko ki?
kudoda. oya mbere utariga kudoda n'umwuga mbere nk'ubu ngubu wumvaga ufite izihe nzozi zo kuzaba iki? Haravuga ngo nzaba umusirikare, haravuga ngo nzaba umuganga, haravuga ngo nzaba mwarimu, haravuga wowe wumvaga uzaba iki mu buzima? Numvaga nzaba umuganga. Wumva uzaba umuganga? Hanyuma rero tubwire ubu ngubu haramutse wagufasha yagufasha iki? Amfasha ngo gusubira mu ishuri akaduha n'ibyo kurya. Yagufasha gusubira mu ishuri kandi akabaha n'ibyo kurya. Hanyuma muba mu nzu umuntu yabakodeshereje y'icyumba kimwe. Ubu noneho ubwo uracyajya gushaka ibyo biti cyangwa uracyakora indi mirimo kugira ngo mubashe kubaho na mama wawe? Umuntu wadukodeshereje baga igihe yaduhaye n'ibyo kurya. Iyo bitabonetse noneho bigenda bite? Wowe na mama wawe mubaho gute? Mujya gushaka ibiryo gute? Uhingira abantu? Tubwire. Tuja gushaka ikiraka. Ikiraka? Tubwire ngo tujya gushaka ikiraka? Tuje gushaka ikiraka. Mujya gushaka ikiraka. Ubwo se ukora nk'ikihe kiraka? Mama abonye icyo kubagara nanjye ndamubagazaga. Mugapatana niyo mukajya kubagara. Birumvikana uguye gusubira mu ishuri. Reka mbwire mwese abakurikiye Narayibonye TV, uyu mwana w'umukobwa ntago ari umwana wo kujya kwirirwa mu murima cyangwa se ajya gukorera abandi, kandi yagakwiye kuba ari kwiga. Ku myaka 14 ntago azi gusoma no kwandika, yifuza kuba yasubira mu ishuri cyangwa se akareba undi mwuga yakiga aho kugira ngo ajye kwirirwa mu mirima y'abaturage ajya kubahingira, kandi mu by'ukuri abona ko ari umwana ukiri mutoya utagakwiye kuba ajya gukorera abandi bantu, yagakwiye kuba yiga. Hagize umuntu ugira imbabazi cyangwa yifuza kumufasha, ndibuze gushira nimero z'ushobora kumwuzaho ubufasha z'umuryango w'iwabo cyangwa se z'umubyeyi we, ku buryo yifuza kumufasha ashobora kumufasha. Uyu mwana agasubira mu ishuri. Yarafite inzozi zo kuba umuganga, ariko ubu ngubu gisa nkaho zakamutse. Aratekereza kuzaba umudozi cyangwa aratekereza kuzakora ibindi bintu. Reka mbwire ngo mwese wifuza kumufasha yagirira umufasha mugenera. Murakoze cyane.